Twongeye kubashimira abakunzi bacu dukomeje kubana. Ikiganiro cyacu uyu munsi kiribanda ku ndwara zitandura. Turarebera hamwe ukuntu zibaho n'ukuntu zirindwa. Ese waba warigeze wibaza impamvu abantu benshi barwara indwara nk'umutima, diyabeti, umuvuduko w'amaraso, kabone n'igihe baba bakiri batoya? Waba wibaza ahantu ziza ziturutse? Yego, nibyo, nta kwibeshya kurimo. Birashoboka kurwara diyabete ukiri muto. Izi ndwara ntabwo ziza zitunguranye, ziyubaka buhoro buhoro n'imyitwarire yacu ya buri munsi. Uyu munsi ngiye kwereka uburyo bworoshye bwo kwirinda indwara zisanzwe mbere y'uko zitangira, dushingiye ku bumenyi n'ibitekerezo biri mu gitabo How Not to Die. Reka dutangirane turebera hamwe indwara zisanzwe. Indwara zisanzwe ni indwara zifata umuntu igihe kirekire, ntabwo ziza gutya ako kanya. Izo ndwara ni umutima, diyabeti, umuvuduko w'amaraso cyangwa se mu ndimi z'amahanga high blood pressure, gukomera k'ubwonko kubera amaraso adakora neza, mu ndimi z'amahanga babyita stroke. Ni indwara zituruka mu kubyibuha cyane. Izi ndwara zitwa lifestyle disease kuko ziterwa cyane n'imibereho yacu ya buri munsi. Ibyo turya, uburyo dukora imyitozo ngororamubiri, uburyo turyamamo, imyitwarire yacu ya buri munsi. Yego, ndabyumva yuko ushobora kwibaza ngo kubera iki abantu barwara zino ndwara. Abantu benshi batekereza ko izi ndwara ziterwa n'amaraso cyangwa ibisekuru, genetics mu ndimi z'amahanga gusa, ariko siko biri. Hari n'ibindi byinshi bibitera. Imibereho yacu, lifestyle, bigira uruhare runini cyane. Impamvu nyamukuru zishobora kugukururira zino ndwara n'izi zikurikira: kurya ibiryo birimo isukari nyinshi n'ibyatunganyirijwe mu nganda, kutagira imyitozo ngororamubiri ihagije, kunywa itabi cyangwa inzoga nyinshi, kutabona ibitotsi bihagije no kugira stress nyinshi, guhangayika buri gihe. Nk'uko bigaragara mu gitabo How Not to Die, indwara nyinshi zidakira ziterwa cyane n'ibyo turya cyangwa tunywa bya buri munsi. Uburyo bworoshye bwo kwirinda izi ndwara mbere y'uko zitangira: kurya ibiryo bisanzwe kandi by'umwimerere. By'umwihariko ugerageze kwibanda ku mboga, ku mbuto, ibishyimbo n'ibinyampeke nk'umuceri, ibigori. Wihutire kugabanya ibiryo bikorwa vuba vuba cyangwa se fast food mu ndimi z'amahanga, ibiryo birimo isukari nyinshi, ibiryo bitunganyijwe mu nganda. Ibiryo urya nibyo bifite uruhare runini mu kurinda cyangwa gutera indwara. Ibi bisobanurwa neza mu gitabo How Not to Die. Abantu benshi bareka gukora imyitozo ngororamubiri bitwaje yuko badafite uburyo bajya muri gym cyangwa zitabegereye, ariko bavuga yuko gukora imyitozo ngororamubiri bidasaba kujya muri gym. Si ngombwa kujya muri gym ngo uri gukora imyitozo ngororamubiri. Wakirukanka, wagenda n'amaguru, wakora pompage cyangwa ugatwara igare, byose ni imyitozo ngororamubiri. Nibura iminota 30 ku munsi irahagije kugira ngo umutima n'umubiri bikomere. Kwirinda kubyibuha nacyo ni ikintu cy'ingenzi umuntu akwiye kwirebaho. Kubyibuha cyane bitera diyabete, bigatera indwara z'umutima, bigatera umuvuduko w'amaraso. Ibyo kurya ufata bya buri munsi nibyo bigena ibiro byawe. Kudasinzira bihagije byangiza ubwonko, umutima n'imisemburo y'umubiri. Gerageza gusinzira hagati y'amasaha 7 n'8. Jya wihangana, ntugahindagure igihe uryamiraho. Jya ugerageza kuryamira ku gihe kimwe buri gihe. Kwirinda telefone mbere yo kuryama ni ikintu cy'ingenzi. Ibi byasobanuwe mu gitabo Why We Sleep. Kugabanya stress cyangwa guhangayika bikabije. Stress ishobora gutera indwara buhoro buhoro. Wayigabanya muri ubu buryo bukurikira: ushobora kuyigabanya ukoresheje gusenga cyangwa kumva umuziki, guhumeka neza cyangwa kuganira n'inshuti. Ubundi buryo bwagufasha kwirinda zino ndwara: kwirinda ingeso mbi no kwirinda abantu muzijyanamo, kuko bavuga ko abantu benshi bigare bituma bongera bagasubira ku bintu bari barafashe icyemezo cyo kureka. Itabi ryangiza umutima n'ibihaha. Inzoga nyinshi zongera ibyago by'indwara zitandukanye. Isukari nyinshi yangiza amaraso. Amategeko yoroheye ubuzima bwawe, kuko ubyitwaramo buri munsi nibyo bigena ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Imyitwarire mito ya buri munsi niyo ituma umuntu arwara cyangwa akagumana ubuzima bwiza. Ibi nabyo bishimangirwa mu gitabo cya The Blue Zones, aho abantu babaho igihe kirekire kubera uburyo babaho bwa buri munsi. Imwe muri izo ndwara twavuze haruguru ntabwo igize itunguranye, ziyubakwa buhoro buhoro, ariko nazo birashoboka kuzirinda buhoro buhoro. Ubuzima bwawe nibwo butunzi bwawe bwa mbere. Twifashishije igitabo How Not to Die. Wigeze wibaza impamvu bamwe babaho igihe kirekire bakagumana ubuzima bwiza, abandi bagahora barwaye? Abo bantu bombi ikibatandukanye n'ibiryo barya bya buri munsi. Ibiryo turya bishobora kudukiza indwara cyangwa se bikadutera indwara. Hano tugiye kureba amoko y'ibiryo 10 yagufasha kubaho mu buzima kandi akakurinda izo ndwara zisanzwe. Mbere yo kugira ngo tujye kuvuga ayo moko y'ibyo byo kurya, waganze ukibaza ngo kubera iki ibiryo ari ingenzi mu kurinda zino ndwara. Ibiryo ni nka essence mu mubiri, fasha umubiri kugira imbaraga no gukora neza. Umubiri wawe ukoresha ibyo urya kugira ngo ukore neza. Irinda indwara, ugira imbaraga. Nimba urya nabi,
umubiri wawe urarwara. Nimba urya neza umubiri wawe urakira kandi ukaramba. Ubwoko bw'ibiryo 10 bufasha kwirinda zino ndwara zisanzwe. Imboga zifasha kurinda umuvuduko w'amaraso no kurinda umutima. Imbuto zifite vitamine zifasha kurinda umubiri, kurinda indwara. Ibishyimbo bitanga imbaraga z'umubiri. Ibinyampeke nk'ibigori, umuceri bifasha igifu gukora neza bikanongera imbaraga. Hiyongeramo amazi afasha umubiri gukora neza no gusukura imyanda mu mubiri. Ibyo kurya bisanzwe twihingiye mu mirima bitavuye mu ruganda. Imbuto zifite amavuta nk'ubunyobwa bifasha umutima. Icyayi green tea ifasha umubiri kurinda oxide. Tungurusumu ifasha ku muvuduko w'amaraso. Ibyo kurya birimo isukari nkeya. Ibi byose byunganirwa n'ibitekerezo biri mu gitabo cya How Not to Die ivuga ko ibiryo byiza ari umuti w'umubiri. Ibiryo byo kwirinda kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Ibiryo bitunganywa vuba na vuba, fanta n'ibinyobwa birimo isukari, ifiriti n'ibiryo by'inganda, isukari nyinshi. Ibyo byose tuvuze hejuru byongera diyabete, umuvuduko w'amaraso n'indwara z'umutima. Nimba ushaka kubaho neza, hari ibintu byo kwitondera. Kurya ibyo kurya bisanzwe no kunywa amazi ahagije ni ingenzi mu buzima. Kugabanya isukari no kwirinda ibiryo byo mu nganda. Igitabo The Blue Zone gisobanura ko abantu babaho igihe kirekire kubera kurya neza. Ubuzima bwawe butangirira ku byo urya. Niba urya neza urinda indwara, niba urya nabi urwaye buhoro buhoro. Wigeze wibaza impamvu bamwe bagira umubiri ukomeye kandi bakarwara gake? Si amahirwe bagiriwe, ahubwo ni imyitozo ngororamubiri. Imyitozo ngororamubiri ifasha umubiri kurinda indwara no kugira imbaraga no kubaho igihe kirekire. Imyitozo ngororamubiri bisaba gukoresha umubiri wawe kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Iyo muri siporo ushobora gukora kugenda n'amaguru, kwiruka, gusimbuka, gutwara igare, gukora push up no gukora pompage. Imyitozo ngororamubiri ntisaba amafaranga menshi cyangwa isabe gym, isaba gufata icyemezo ukabitekerezaho byonyine. Irinda indwara z'umutima, umutima ugakora neza kandi ukomeye. Irinda diyabete, ifasha umubiri gukoresha isukari neza. Igabanya stress, umubiri urekura hormone zituma wumva unezerewe. Igufasha gusinzira neza, umubiri uraruhuka nijoro. Ifasha kugabanya ibiro, umubiri utwika ibinure. Bivuga ko imyitozo ngororamubiri ari kimwe mu bintu bikomeye birinda indwara. Uko wamenya ukuntu wakora imyitozo ngororamubiri? Ntabwo ukeneye gukora ibintu byinshi. Tangira buhoro buhoro, genda n'amaguru nibura ugenda iminota 30. Kwiruka, siporo yo kwiruka, iruka nibura inshuro 3 cyangwa 4 mu cyumweru. Siporo zo mu rugo nibura kora pompage na buto. Tangurira buri muntu wese kwirinda kuba umunyamwuga ako kanya. Tangira buhoro buhoro, ukomeze buhoro buhoro, bigenda biza. Inama bahereza abantu mu buryo bwo kubungabunga umubiri: gukora imyitozo ngororamubiri mu buryo buhagije, kunywa amazi menshi ahagije, kuruhuka neza nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri, kutananiza umubiri. Bakunzi bacu beza, dusoreje hano tubabwira ibitabo twakoresheje muri ubu bushakashatsi: Why We Sleep, The Blue Zones, Why Not to Die. Bashimiye ko dukomeje kubana namwe. Mwe mwakaza subscribe, n'abatarayikoze mwayikora kugira ngo mujye mubona ibiganiro mu bantu ba mbere. Amahoro y'Imana bane namwe.